Komera Imana amashyi unayisingize kuko icyaha cyari gikomeye kuri ya mpano cy'amagambo y'ivangura cyamuvana ntago kikimuriho cyakuweho. Ya mpano yasanzwemo urumogi ruri hejuru cyane, yasanzwemo urumogi ruri ku gipimo cy'ijana na 36, mu gihe umuntu usanzwe kubw'urumogi dukura mu miti buriya nanjye urumogi rundimo, nawe urukunda urumogi rukurimo, namwe abamotari mu rumogi rubarimo. Uvuga ngo urumogi umuntu usanzwe bafite igipimo kiri hagati ya 0 na 20, mu gihe ya mpano yasanzwemo 166. Icyo gihe kandi narumye vava hano ibumoso na vava anduma ku rundi rutugu. Uvuga ngo ya mpano narumye vava hano na vava ruma ya mpano hano. Ya mpano ati nyakubahwa president w'inteko iburanisha, natangiye kunywa urumogi niga mu wa 3 segonderi. Mvuye ku ishuri naburanye n'abanyeshuri twiganaga, urumogi ngira gute nduvaho. Iriya video ikimara gusohoka nagize amahirwe ngi Buraya cyane Buraya. Ngeze Buraya, nageze Buraya ari ubukonje bwinshi cyane. Kubera ubukonje ntangira kwinywera urumogi kugira ngo ngire gute ncyuhe. Ariko mu kugaruka mu Rwanda nagiye kwa muganga, muganga apimye ansanga mfite urumogi ruri kuri 70%. Mbaza muganga nti ni iki nakora kugira ngo urumogi rugire gute rungabanukemo. Muganga aramubwira ngo nta muti w'urumogi ubaho, ikintu wakora ni gukora siporo ukanywa n'amazi menshi. Ariko arambwira ngo kuruva biragorana, bishobotse unywa itabi. Icyo gihe natangiye gukoresha itabi. Muranzi, yes you know me, boy P Onika Suez, ugashobora kabasuhuza mana umugisha kandi ikomeze ibarinde. Aujourd'hui tout de suite à ce moment, at this moment, ndacyaranga ku ngoro y'ubutabera urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruherereye mu karere ka Kicukiro mujyi wa Kigali. Turi muri East Africa mumbe n'isi dutuye. Nkomeze kubabwira ko ibibanza bya mbere ahanga tubigira muri Enoch Rio Estate, twafite ibibanza byiza kuva kuri 3 n'umbangaza kugeza kuri 5 muri Bugesera ngero Kakindama ndetse na Batima, tukugirira ibibanza byiza cyane. Wowe nkurikiye ngufitiye umuzingo hano, n'umuzingo ukuntu yampana amaze kuburana ndetse n'ubushinjacyaha ibyo burimo kumushinja. Ariko niba nkurikiye kumera amashimana, kumera Imana amashyi unayisingize kuko icyaha cyari gikomeye kuri ya mpano cy'amagambo y'ivangura cyamuvana ntago kikimuriho cyakuweho. Ni inkuru nziza kuri ya mpano kuko ibintu by'ivangura ni ibintu biremereye cyane, bari ibintu bibi cyane. Kuba rero ya mpano agize umugisha mu byaha 7 yashinjwaga cyangwa se yakekwagaho, hakaba kuyeweho icyo kugira amagambo y'ivangura, ni ibintu byiza n'amahirwe masa, nako n'amahirwe mazima. Ku isaha y'isa 3:44 nibwo uwo Rizagura Florier ku nshuro ya kabiri yarageze imbere y'inteko iburanisha. Impamvu zo ku nshuro ya kabiri nuko inshuro ya mbere yahageze umwavoka ataraza, bikaba ngombwa ko abasubiye inyuma gato kidogo akabona n'undi wa mbere akaza kujyaho. Ya mpano yunganiwe n'umwavoka witwa cyangwa se Maître Rukundo. Umwirondoro wa ya mpano wavuzwe, abwirwa ko ibyo byaha byose uko ari 6 kwe mu cyakindi nababwiye yabikoreye cyangwa se mu buryo bikekwaho ko byajya bikorerwa umugore we, ariko umucamanza we yavuze babana mu buryo butemewe n'amategeko, Uwineza Diane aka Vava. Ibyaha birimo gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, ubwinjiracyaha cyaha cy'ubwicanyi, kunywa urumogi n'ifungirana ry'umuntu bitewe n'amategeko. Akuca kunywa urumogi muraza kumenya byinshi, n'ibikangisho muraza kubimenya. Ubushinjacyaha bwavuze ko ikirego cyatanzwe na Uwineza Diane aka Vava cyatanzwe tariki 11 z'ukwezi kwa 5 arega umugabo we wo Rizagura Florier aka ya mpano. Ubushinjacyaha bwavuze ko ihohoterwa ryatangiye mu kwezi kwa 8 2025 kugeza tariki 11 z'ukwezi kwa 5 2026, ubwo ikirego cyatangwaga n'Uwineza Diane aka Vava.
ubushinjacyaha bwakomeje buvuga ko Yampano yabwiraga umugore we ko azamwica naramuka amureze. Ni ikirego kirimo abatangabuhamya Rubayiza akaba umuyobozi aho Yampano atuye, Ukwizagira David ndetse na Iradukunda. Umuyobozi w'aho Yampano atuye Rubayiza avuga ko yagiye gukiza Yampano n'umugore ubwo barwanaga. Yampano akazimya amatara agapfuka umunwa umugore ngo bikarangira nta kintu ubuyobozi butoye bukwe kubura bigataha. Bose ubuyobozi bwo bunazimya amatara mu kuba bari kurwana mukagenda ngo nuko ngo bunazimije amatara mwikubita agashira mwe abayobozi mwe. Ikindi kandi raporo ya muganga yerekanye ko witwa Vava yagiye kubitwa mu bihe bigiye bitandukanye. Kujya gukoresha ibikangisho uwitwa Rizagura Florent cyangwa se Yampano yabwiraga Uwineza Diane K Vava kazamwica naramuka agiye kumurega igihe baga maze kumuhondagura cyangwa se kumukubita. Icyo kwangiza ikintu cyundi Yampano yabihakanye, muraza kumva urya bihakanyemo atangiye kwisobanura. Ubwinjira cyangwa cyacu cy'ubwicanyi n'ubundi bishinjacyaha yavuze nige nababwiye kare. Kucyo kunywa urumogi ubwo n'ubushinjacyaha ukivuga. Kucyaha cyo kunywa urumogi Yampano yasanzwe mu rumogi ruri hejuru cyane. Yasanzwe mu rumogi ku gipimo cy'136 mu gihe umuntu usanzwe kubw'urumogi dukura mu miti buranangira urumogi rundimo. Nawe urukunda urumogi rukurimo namwe abamotari mu rumogi rubarimo. Bavanga urumogi umuntu usanzwe bafite igipimo kiri hagati ya 0 na 20. Mu gihe Yampano yasanzwemo 166 y'urumogi. Ifungirana ibyo nababwiye n'ubundi nibyo biri kuvugwa. Yampano yahawe ijambo Rizagura Florent Yampano atajya kwisobanura yagize ati ibibazo byo mu rugo byatangiye mu 2025 ubwo amashusho yanjye na Uwineza Diane cyangwa se Vava turi gutera akabariro yajyaga hanze. Icyo gihe nagize agahinda gakabije, depression, ndetse ntangira no kwangwa na societe nabagamo. Najya mu nshuti zanjye mu twatuziranye bakicara icyara mbese batangira kunyanga. Nyuma y'iyo video twararwanye. Nari mfite iPhone 13 Pro Max, Vava arayimena nanjye meniye. Icyo gihe kandi narumye Vava hano ibumoso na Vava anduma ku rundi rutugu. Wango Yampano narumye Vava hano na Vava ruma Yampano hano. Ubuyobozi bw'ibanze bwaraje buje kutwunga. Bukimara kugenda uwitwa Uwineza Diane K Vava yahamagaye umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsieri amubwira imaze kuba. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsieri yaraduhamagaje njye na Vava tujyayo atugira inama turataha. Mwumve kano kantu rero ari nako umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsieri akomeje kugenda atubwira tugomba kwirinda. Vava nyuma y'ibyo byago nagize nawe yagize, Vava yamakomeje kuba inshuti n'abanzi banjye nakuye mu buzima bwanjye. Naramubwiye nti Vava abo bantu uri kuvugisha ni inshuti za Jihad na Pazomani, bizarangira abo bantu bamfungishije. None koko dore byarabaye narafunzwe. Aho ruzingereye ubwinjira cyako cyacu ubwicanyi Yampano yagize ati twari turi mu rugo mfite gahunda yo kujya muri sauna. Ku marayifu mwavuze ko Vava ataratwite ariko Yampano wavuze ko Vava yaratwite. Nagomba kujya muri sauna, Vava ansaba ko agomba kujya muri sauna ariko ndamubwira ko kubera ko atwite atajya muri sauna ariko tuza kujyana. Turi mu modoka rero hari umukobwa wamamagaye anguza 10,000. Nkura telefone mu mufuka ngiye kumuguza 10,000. Vava telefone yanjye itakupa, ubwo nyine bakupa ibyo ari gukora. Vava itanya kavora atangira kugira gute kugenda yizengurutsa
umupolisi wari imbere yarabibonye aza dusanga. Mu kudusanga umupolisi yahise ambwira ati we mudogo ko nako nongeyemo we kijana we peti yangu, agarika imodoka. Umupolisi amuhishamo, yarazi ko nasinze. Umupolisi asanga nta bisindisha nanyoye. Twarakomeje turagenda, wa mukobwa arongera arampamagara. Amamagaye ngenda muri speed ntoya, umugore yasanye aka telefone ahita afungura urugi rw'imodoka ariruka, imodoka iri no kugenda. Ajya kuri moto, nta kintu nakozanye nese nakserera, ndagenda nitambika moto. Moto yaraje inkubita inyuma, ntago nayigonze, nitambitse moto. Moto ku muvuduko mukeya yaraje inkubita inyuma, sinjye wayigonze. Mva modoka ndabwa ni wa mugore uri umusazi. Umugore usohoka mu modoka iri kugenda urumva uri muzima. Ibyo birarangiye ndamwigisha, tujya kwa muganga. Ariko sinibwira ko mu kujya kwa muganga umugore telefone yanjye niye yazisigiye motari. Tugeze kwa muganga, abaganga basanze atakomeretse cyane, ni karakantu koroshe, bamushyiraho ka rukoro kwirinda infection. Muwaje telefone zanjye aho ziri, ambwira ko yazitaho twaturi. Twagarutse dusanga umupolisi ari kumwe n'umumotari n'undi mugabo. Umugore yamishe ko telefone zasigiye, motari arambwira ngo mumubone amaso. Nakuyemo telefone amubwira ngo yimpereze. Motari 50 ndetse n'umugore wari uhari muhereza 30. Ubwo inoti ya 80 itikiriye mu iguzwa ry'10 ry'umukobwa. Nyuma yaho rero ku munsi wakurikiye twajyanye gusenga, dusaba Imana imbabazi. Nge nawe turatura tuvuga Imana tuti Nyagasani mubyeyi Bikira Mariya Yezu Kristo arashehe mwese na Muhamadi mutubabarire. Ahandi ruzinge rero ku cyaha cy'urumogi, ya Mana ati nyakubahwa President w'inteko iburanisha, natangiye kunywa urumogi niga mu wa 3 segonderi. Mvuye ku ishuri naburanye n'abanyeshuri twiganaga, urumogi ngira gute nduvaho. Iriya video kimara gusohoka nagize amahirwe ngi Buraya cyane Buraya. Ngeze Buraya, nageze Buraya ari ubukonje bwinshi cyane. Kubera ubukonje ntangira kwinywera urumogi kugira ngo ngire gute ncyuhe. Ariko mu kugaruka mu Rwanda nagiye kwa muganga. Muganga apimye ansanga mfite urumogi ruri kuri 70%. Mbaza muganga nti ni iki nakora kugira ngo urumogi rugire gute rungabanukemo. Muganga aramubwira ngo nta muti w'urumogi ubaho, ikintu wakora ni gukora siporo ukanywa n'amazi menshi. Ariko arambwira ngo kuruva biragorana, bishobotse wanywa itabi. Icyo gihe natangiye gukoresha itabi rya vepa, itabi bacaginga. Kwifungirana rero, ya Mana ati ntago nigeze mfungirana Uwineza Vava cyangwa na Diane cyangwa Vava umugore wanjye, ahubwo nafungiranaga urugi rw'icyumba turimo nje nawe tukagumamo. Kubera ko Vava agira uburakari bwinshi cyane, kandi iyo turi gutongana akoresha ijwi riri hejuru ku buryo ibiri hagati yacu byumvwa n'abandi bantu. Rero nafungaga urugi turimo kugira ngo Vava adasakuza abantu bakabyumva. Ya Mana agera ku cyatumye afunga inzu akagenda. Ya Mana avuga ko yari afite ikiraka aho bita Kanombe ku isaha y'isa 4, akabwira umugore kari butaye saa 7. Ya Mana yaje guca ku nshuti ye bari bujyane ku kabare. Inshuti ye ivuga ko itarajya ku kabare itabanje kurya. Baje gutinda baza kugera ku kabare saa 7. Performance itangira ku isaha y'isa 7:40. Performance itangiye nasaje kurimba saa 8:30. Ngira inshuti zanjye ebyiri ndazibwira ngo tujya muri keretse twa dutema 2 twode kujya mu rugo. Urumva nyine uba yampana afite inshuti nka za Placide za Gaposho, biragoye ko mwataba twaje gukwita amacupa 2. Bateka cyo kuri karitsiye dufata amacupa nka 2 twode gutaha kujya kuryama. Naje umugore yaramamagara arambwira ngo 15 mbare kabiri wageze mu rugo. Kora konzo ko umugore wanjye yarakaye, dushogoranye umwe akarumundi twararumanaga muri makeya nka murumuna wa Kanduma. Nahise agenda nirukanka
Munota 15 nageze mu rugo. Mpageze nsanga umugore yarakaye cyane, turatongana. Mbyuka mu gitondo saa 4, nsanga umugore yatetse ndarya ngira ngo byarangiye. Bigeze mu masaa ambwira umugore nti kanjye muri studio. Umugore arambwira ngo ngiye mu mujyi hari nshingiye kureba. Yamana ageze nako umugore ageze mu mujyi, ngaho kujya mu mujyi yigire mu kabari kunywa byeri. Yamana atashe saa 6 asanga umugore ntari mu rugo. Saa 9 umugore ntari mu rugo. Mu gitondo saa 4 umugore ntari mu rugo. Yamana agira ngo atahari, menye umugore ari kunyishyura ibyo namukoreye. Aratuza. Ubwo baravuga ko harimo abantu benshi bafunzwe bakororaga. Wamugukorora sinumve ibyo ari kuvuga. Aravuga abageza nuko atarazi ko umugore afite urufunguzo rwa kabiri, ngo Yamana yaratashe gitara andi rodaramubaza ngo ese Yampa uri umugome ku buryo wimuka ntumbwire. Yamana ati ye njyewe se nimutse, ati ngaho funguriye inzu yawe urebe. Yamana asanga inzirera, kumva umugore yari yamwimuye ibintu byabijyanye. Utuvugana rero umwavoka nawe arimo aradefanda umuburanira Yampano. Ndagaruka nje kubabwira igihe urubanza ruzasomerwa. Ubwo ibyo mwumvise mucagura ibyanyu mukure ibyo mukuramo. Ako gikona nabibonye nabikira mara namubajije gato nayezo ndamubaza. Amahirwe menshi kuva icyaha cy'ivangura cyavuye kuri Yampano, cyamagambo y'ivangura cyamuvuyeho. Dushobora kubona Yampano atashe, Imana ibyumve kandi n'isengesho ryanjye yumve. Nabonye atameze neza, gufunga baragatsindwa n'Imana akamusabira kuri Bikira Mariya, tubona ataha. Nitwa Kabonyi.